Sawa baba, mimi nashimama. Nishashimama. Mimi hagarara nyine. Sasa mimi niko na nikakinye sie nijona uko nani leo. Mimi niko nakwambia mama nilimupitisha huku kote mbali juni nipate tule tudogo nilikuwa nakwambia. Tena tukamaliza mimi nakwambia hivi ukamefanya siri tunakuwa mimi na wetu. Tutakupatia kwa kesho. Umva nkubwire wa mushoferi. Uyu mudamu ko yakubwiye ko ari impunzi. Kwananiwe yakoze urugendo rurerure. Kuki ushobora kumurenza wagiye none ndufaranga afite ngo urashaka kutumwambura? Kuki utamwicuje kugira ngo aviremo aho yagomba kujya kuyakubwiye ko agiye kuviramo ko. Wewe hauna besoin franga, hauna ma probleme. Mimi nishakumenda kupatia kwa tudogo. Aba refugee mnabajua sana maana yake kubasha kwa na franga sana. Shoferi, menya wanyiteranyije. Ubu nanjye ko nagomba kuviramo ku nkambi. Aho yakubwiye ko nagombaga najye kuvamo. Naje ndumuganga nkura mu nkambi kuki waturengeje make mina vuka kule kwelingi bakilia juu ya binini kuonesha wewe na wewe kule umva none nkubwire ko ibintu ugomba kubihanira utanilipa sasa twashitse madam umva umushoferi ntumwizere kuko arashaka ahubwo kukwambara n'umuteka mutwe arashaka gutwara amafaranga umva nkubwire none shoferi ibi bintu urimo gukora ngiye kubibwira abayobozi uhanwe ukurikiranwe iki kintu ugomba kubihanirwa kandi mbwire mu nzu zose ntizonge kujyana muri no modoka yawe ugira ukore hapana umurege asitongeza basimere mimi natabarudisha basi kule mmefikishe mukasa salama msinilipi ibi ari byo byose ibi bintu ugomba kubihanirwa